reka twe gutinda nanone rero ndetse Imana Jean Bosco kugezaho ikiganiro nk'iki ngiki. Ni uyu munsi nibasiye couple zijyanye n'abakundana ndetse muri iyi minsi nsa nkaho hari cyo kintu ndi kwitaho cyane. Ejo nibwo nari ndi kubahereza inkuru ya Papa Sava mbereka ukuntu bimeze. Munyemerere tugaruke ku cyamamare nanone uyu munsi cyakoze agashya nanone ubwo cyasabaga kwambikana impeta n'umuntu. Bose ni ibyamamare ariko bakaba ari n'ibigugu mu bijyanye no gutinda gushaka, ndetse iyo baza kuba batanga ibikombe, aba bombi baba baratwaye ibikombe byo kuba baratinze gushaka. Nyuma y'amagambo y'abanyarwanda menshi cyane agenda agaruka ku bantu benshi bagiye batandukanye, reka duhere kuri uyu mukobwa cyangwa se kuri uyu munyarwandakazi wabaye icyamamare, aba n'umusitari ukomeye cyane bitewe n'indirimbo ze yagiye akora, ariko ubu ngubu akaba yasaga nk'aho atagikora cyane. Amazina ye bwite ntabwo ndi bwayavuge cyane, ahubwo ndavuga ku izina mwamumenyeho, bamwita Marina. Nyuma y'igihe kinini cyane atarashaka umugabo cyangwa se atajya agaragaza umukunzi we, haba ku mbuga ze nkoranyambaga Instagram ndetse na YouTube, haba ndetse no kuri Twitter ye ndetse no ku zindi mbuga agenda akoresha, uyu mukobwa nta hantu na hamwe hajya hagaragara ibijyanye n'amakuru ye y'urukundo. Ni ubwa mbere mu binyamakuru uyu mukobwa atangiye gutangazwa ibijyanye n'urukundo rwe. Ubundi abantu benshi bari baratangiye kumwita umukobwa wagumiwe. Uyu Marina ndetse n'undi mukobwa bita Quenica ni bamwe mu bantu batajya bavugwaho ibijyanye n'inkuru z'urukundo. Uyu mukobwa Quenica akaba ari umukobwa wa minisitiri, ariko nanone Quenica akaba nawe atajya avugwaho inkuru y'urukundo, cyane yuko muri iyi minsi asa nk'umukobwa wazimye. Ni umwe mu bakobwa badaherutse gusohora indirimbo. Yaba uyu mukobwa Marina nawe wasubiye inyuma cyane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ndetse na 2024, amaze iminsi atari gukora indirimbo ze, ariko bisa nkaho yari yiteguye kuba yashinga urugo, noneho yari ari mu gihe kijyanye n'urukundo. Ni umwe mu bakobwa batinze gushaka, ariko akaba umwe mu bakobwa b'abagwizatungo mu Rwanda, b'abasitari b'abakobwa bafite ku note nyinshi cyane, akaba yacakiranye n'undi musitari nanone rero ufite inote nyinshi cyane. Ku myaka ye 25 y'amavuko bamwita Rocky Kimomo, akaba ruzwiho nko gusobanura amafilime ndetse akaba afite na website bica bigacika cyane, yinjiza amafaranga atari makeya ku rubuga rwe rwa YouTube. Uyu musore yasinyanye amasezerano na Airtel yo kuyamamariza mu gihe kingana n'imyaka 4, bamuha miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga yabyaje umusaruro cyane ndetse aramuzamura amushyira ku rundi rwego. Muri icyo gihe yahabwaga izi miliyoni, nawe yatangiye gutegura filime, maze iyi filime yagombaga kurocingwa kuri website ndetse imwinjiriza amafaranga atari makeya. Nyuma yo gutinda gushaka ndetse no kuba yari yaranze gushaka, akaba ari we muntu wazanye imvugo ngo nagikwe, ndetse bisa nkaho yaguhumuraga urubyiruko yuko batagomba gushaka ndetse no gukora ubukwe. Ibyo Rocky yise yuko rero ari ububwa, yavugaga yuko umusore wese utera ivi, uyu musore agaragara nk'igisebe imbere y'abandi. Ibi ngibi bikaba byatangiye gusubirwamo ndetse abantu batangiye kumuseka, nyuma yuko ejo atereye ivi umukobwa bita Marina w'umusitari, akaba ari n'umuhanzi. Bamwe mu bakunzi ba Rocky, bamwe mu bapampe be bahise bamusura muri studio ari gusobanurira. Ngira ngo icyo kiganiro kuri YouTube kiriho kimaze amasaha agera ku 10. Icyo kiganiro Rocky cyaporodinze kuri channel ye. Abangaba byatumye bamusanga muri studio ngo bamubaze kuri bino bintu yavugaga, noneho baramutungura bamusangayo kugira ngo babashe kumumwaza ndetse no kumubaza bimwe mu bijyanye n'amagambo yavuze mu mwaka w'ibihumbi 2023 biza kwamamara cyane yuko nagikwe. Ni ijambo ryamaganywe na Minisiteri y'u Rwanda, bamubwira yuko iryo jambo atagomba kujya rikoresha mu bijyanye no mu mvugo ye, cyane yuko ngo bisa nkaho ari ukugumura urubyiruko ndetse n'abandi batarashaka, abereka yuko nta bukwe buhari nta nubwo bagomba kubukora. Ibi ngibi Rocky yaje kubireka nyuma yo kwiyamwa nyine, maze atangira gukoresha izindi mbuga, ariko noneho rino jambo ataryibanzeho cyane. Ejo yaragaragaye cyane rero ubwo yambikanaga impeta n'umukobwa Marina. Ni nyuma y'urukundo rwabo rwabaye ibanga, icyo bita secret. Ni secret kabisa cyane, kuko nta muntu n'umwe wigeze wumva cyangwa se amenya yuko Rocky ari guteretana n'uyu mukobwa bita Marina. Ibyamamare bibiri bikaba bicakiranye rero, bikaba bigiye kwibanira by'ubwabyo. Ntabwo baratangaza amatariki y'igihe ubukwe bwabo buzabera, ariko Rocky Kimomo nk'uko yabibajijwe n'abapape we, yaba Kadafi ndetse n'abandi banyamakuru bari bamusuye muri studio aho asanzwe akorera, Rocky Kimomo yatangaje yuko ubukwe bwe buzaba ubukwe bw'igitangaza ndetse kurenza abandi basitari bose bakoze ubukwe. Yagarutse ku bukwe bwa Meddy ndetse na The Ben, avuga yuko ari bumwe mu bukwe bwakomye abantu benshi cyane
cyane ndetse ngo ubukwe bwa Meddy aribwo bukwe bwa mbere bwarebwe cyane kurenza abandi banyarwanda bose bakoze ubukwe. Rero ngo havuyemo ngabo nabo ngo bakaba bazafatira urugero ku bukwe bwa Rocky Kimomo, ngo Rocky ngo niwe muntu uzatangiza icyitwa ubukwe mu Rwanda, ngo ubundi bwose ntabwo bwitwaga ubukwe, ngo ahubwo we niwe muntu ugiye gutangiza icyo bita ubukwe mu Rwanda. Ngo impamvu yabujije abasore rero gukora ubukwe, ngo impamvu yazanye iramvugo ngo nagikwe, ngo nuko yabonaga ibyo bari gukora n'ubundi ngo atari ubukwe, ari ibintu bimeze nk'ibirori bisanzwe, ngo niwe muntu wenyine ugiye gukora icyo bita ubukwe. Uyu wita number 1 mu gasobanuye rero. Ayo niyo magambo yatangarije bamwe mu bakunzi be bari bamusuye ndetse n'ibinyamakuru byari bimuhanze amaso mu nzu ahasobanurira ahakorera akazi ke gasanzwe, maze yirekura avugwa gutyo. Bamubajije ku gihe amaze ateretana n'uyu mukobwa ntabwo icyo kibazo yagisubize, ndetse bangiye banamubaza igihe bateganya kuzashingira urugo rwabo ndetse n'ubwo bukwe bita agatangaza bakabukora. Rocky Kimomo yavuze yuko bisaba power cyangwa se ubushobozi bukomeye cyane, ngo atari ibintu byo guhubukirwa ako kanya. Avuga yuko ndetse niyo byamara umwaka umwe cyangwa ibiri icyo kintu ngo kizarangira ari uko gikozwe. Ni amagambo yitangarijwe nawe ubwe. Abantu bagerageje kuvugisha umukunzi we Marina kugira ngo bamubaze uko byifashe, ariko Marina niyitaba telefoni ngo abashe gutangariza abana basore amakuru bashakaga. Ni ibintu bitangiye kwinjirwamo n'abanyamakuru benshi cyane, ariko nk'uko babigize ibanga n'ubundi bavuga yuko bazakomeza kubigira ibanga ndetse bigatungura abanyarwanda benshi. Ngo abantu benshi bakunze gutangaza ubukwe no gutumira abantu benshi ngo ubundi ngo baba bashaka support n'ubushobozi bw'intwererano, ariko Rocky yatangaje yuko ngo impamvu babigira secret nuko afite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu, ngo ndetse niyo yatekereza ko mu gitondo ari bwa bukore ni ukubyuka agahita bukora, ngo kandi akabahamagara bakaza bakanywa amakoti bakayambara. Avuga ko we afite amafaranga adakeneye support z'abandi bantu, ngo abazamusapotinga n'inshuti ze n'ubundi, ariko nabyo ngo ntibizitwa support ahubwo nuko baba bahari kugira ngo babashe kunywa no kwenjoyinga bimwe mu birori azaba yakoze. Ngayo makuru agezweho rero. Ciao ciao.